Mumeze mute bakunzi ba Rayon Sport TV, twizere yuko mumeze neza, twizere yuko mwaramutse neza, twizere yuko murimo muritegura kujya ku mirimo yanyu mumeze neza cyane, aho muri hirya no hino rero, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, mwese reka tubasuhuze. Mumeze mute diaspora, abantu bacu cyane, mumeze mute. Twizere yuko mwiteguye gutangira weekend neza cyane, twizere yuko weekend yanyu irimo irabahumurira, murimo murumva oderi ya weekend. Ewana weekend ubundi iba yatangiye neza cyane, yatangiye. Ni amakuru y'imikino rero, ni amakuru y'imikino. Iyi ni Rayon Sport TV, iyi ni Rayon Sport TV ya channel yanyu, channel y'abanyarwanda, imwe ibagezaho amakuru y'imikino, amakuru y'imikino yizewe cyane, acukumbuye kandi azira ku gihe, kandi anononse, amakuru aba ari nyayo. Banza urebe ko wakanze subscribe, nusanga utarigeze ukandaho ubundi ukandeho, twibanire ibintu bikomeze kumera neza cyane, ibintu bikomeze kumera neza cyane. Ukande subscribe, ufungura kukazogera, ubundi uze twibanire amakuru y'imikino akugereho neza cyane, akugereho ku gihe kandi meza yizewe. Muti turamukanye ayahe makuru? Amakuru turamukanye rero, tuje kunononsora, kubabwira neza ku bugambanyi bwaraye bukorewe ekipe ya Rayon Sport. Ibintu byaraye bikorewe ekipe ya Rayon Sport nagahomamunwa, ntago bibaho ubundi, ntago bibaho. Ekipe yagambaniwe, baragenda bayikubitira mu gafuka, barazingazinga, barakubita nyine. Murabizi ko twabwiraga ko imyanzuro nisohoka tuhita tuyibagezaho. Aha kuri Rayon Sport TV ndahamya ko ariho hambere mwabonye imyanzuro. Ndaje rero ngo tuvuge ngo byagenze bite, kugira ngo bize gusangwa ko Rayon Sport navuga ko ari yabaye umunyamakosa, kandi itegeko rihari. Byagenze bite? Itegeko rirahari rivuga ko niba ekipe yakiriye hakaza kubaho ikibazo cy'amashanyarazi, kandi ekipe yarakiriye match ivuga yuko yiteguye kuyishyira ku masaha y'ijoro, kuko buryo uri bwakire ni wowe uba ufite ubushobozi bwo gusaba igihe match iri bubere. Icyo nicyo kiba cyabaye rero. Niba bahisemo kuyishyira ku masaha y'ijoro, byose wabikontrole ukabishyira ku murongo. Icyo rero nicyo cyabaye i Huye. Mukura yaka ko match ijya saa 11. Ibintu byose bivuga ko yabikontrole. Itegeko ryo rikavuga ko rero iyo ibyo bintu utabikontrole neza, bikaza kurangira match isubitswe kubera ikibazo cy'urumuri, kubera yuko nyine amatara yanze, ibyo bintu bikaba iminota 45. Bivuga yuko ikipe yakiriye iterwa amaga y'ibitego 3. Bikongera bikavuga ko iyo ibaye yaratsinze ibitego birenze 3 iyo kipe, bivuga yuko nayo iterwa amaga irenze ibitego 3, irenze ibitego yari yarayitsinze. Niko itegeko rivuga. None byagenze bite muri Ferwafa kugira ngo Rayon Sport bigaragare ko ari nkaho ari yo munyamakosa? Byagenze bite? Baragiye rero ukuntu byagenze, reka mbabwira ukuntu akagambane kayibayeho. Baragiye bashaka abatekinisiye b'ubwoko bwose, abarege b'Inyanza, aba stade yihuye, aba Ministeri ya Sport, aba Ferwafa, bose bajyayo ngo bajya kureba yuko haba harabayeho icyo kintu cyuko amashanyarazi yaba yarahiye. Ariko se nashaka be yarahiye cyatarahiye, ibyo simbyitayeho. Mu itegeko twese ko turi abantu, itegeko tuzi icyo ari cyo. Birasanzwe yuko amategeko yicwa bakajya kureba utundi tuntu.
ibyo bintu twese turabizi, ibyo bintu turabizi. Iyo hari itegeko, iki itegeko rivuga nicyo abantu bakora. Niba itegeko rivuga ngo ukoze icyaha iki n'iki, ukoze icyaha iki n'iki kikamuhama arafungwa. Ndahamya ko batajya kuvuga ngo ntabwo uri bufungwe. Iyo icyaha kiguhamye urafungwa nyine. Yenda hakaba haviyorwa itegeko ku bw'imbabazi za perezida wa repubulika, niwe ushobora guhindura itegeko. None byagenze bite ngo Rayon Sport bayihindurireho itegeko ako kanya itegeko rihinduke kandi ryubahirizwe? Byagenze bite? Habaye iki? Habaye iki? Murihangana, hari akavura, murihangana, nimwumva amajwi atameze neza, hari akavura. Byagenze bite rero kuri Rayon Sport? Byagenze bite kugira ngo bicare bafate imyanzuro bivuge yuko Rayon Sport igomba gusubiramo umukino wayo? Habaye iki? Rayon Sport nyuma y'iyo myanzuro yose, y'izo raporo zose, baragenda baricara banzura yuko Rayon Sport igomba kugira gute, igomba gusubiraho umukino wayo. Kuri uyu wa kabiri Rayon Sport igasubiramo umukino wayo. Harebwe iki rero kugira ngo itegeko ryicwe, ahubwo ubusabe bwa mukuru bari bwo bwubahirizwa? Ndababwiza ukuri ko hajemo akantu kavuga ngo ubumuntu. Niba ubumuntu mu mategeko bubamo, niba bigenda bite ntago mbizi, ariko icyo kintu nicyo cyabaye. Ubumuntu. Ibintu bya ruhago y'iwacu, ibintu bya ruhago y'iwacu birakomeye cyane. Iyi ruhago y'umupira w'amaguru w'iwacu bizagenda bite? Bizagenda bite umupira w'amaguru w'iwacu? Kugira ngo ube umupira uri porofesiyoneri bizagenda bite? Nta nubwo byari gusaba izo evidence zose, nta kintu byari gusaba. Niba itegeko risetinze nabi, mu by'ukuri ntabwo itegeko ryakabaye risetingwa kuriya. Kugira bajye gukoresha cas de force majeure, ibintu byo kuba wazanamo umuntu n'iki, ntabwo ari kuri itegeko ryakabaye rimeze. Kuko tubyemere biriya bintu birashoboka pe, mukura ko nta ruhare yabigizemo, birashoboka cyane rwose ko nta muntu uvugana n'ibintu by'ikoranabuhanga. Ariko itegeko rivuga iki? Bakabaye barashyizeho ABCD E, bakavuga ngo niba habayeho ikibazo gitunguranye ibura rya wa muriro bidatowe ni ekipe yakiriye bigenda gutya. Ariko ibyo byose abasetinze amategeko ya Ferwafa ntacyo babitekerejeho, ahubwo babitekereje ari uko ibintu bibaye. Ese kucya ku kantu baba bataragatekerejeho, ahubwo bakagatekereza ari uko ibintu bibaye? Mwabantu mwe babwiza ukuri, ibi bintu ruhago yacu nuko ibayeho nyine, nuko ibayeho. Amategeko n'amabwiriza ntabwo byubahirizwa, bayitwara uko babishaka nyine. Ariko ntabwo Ferwafa na Rwanda Premier League bakora ibintu kuri oya, bo bakabaye aka kanya aribo bicara bakigaya bakavuga ngo amategeko twayasetinze nabi. Niba twarasetinze nabi rero reka tuyubahirize, kuko niyo amategeko ari mabi mwarayatoye mu gihugu, ariko ari mabi arabagonga. Kuko niba abanyamuryango bose nibo batora ariya mategeko ya Ferwafa, n'abanyamuryango iryo tegeko bararitoye, bari basomeye, nka Mukura iyo yari irimo n'izindi zari zirimo, ni iyihe mpamvu rijya kubagonga bakazanamo utundi tuntu? Iyo rero iragenda ishyirwa ku meza, iragambanirwa. Cas de force majeure, abantu bayo bari bahari n'abamukura bahari, urumva byasaga n'amatora. Abantu bari bangaye ku buryo aribo batora, umwanzuro ukumvikana, birangira Rayon Sport bigaragaye ko igomba gusubiramo umukino. Akunzi ba Rayon Sport rero nuko ibintu byagenze, byabaye nk'amatora kandi amategeko ahari. Gusa nyine nta mpamvu n'ubundi Rayon igomba gushyiramo imbaraga uriya mukino ikawutsinda, dore yuko ejo yifitiye n'umukino wa Muhazi, ndaza kuza tubiganireho
ibyo ngibyo by'uriya mukino we yabaye ibishyize inyuma, aho gutekereza kuri Muhazi muri shampiyona, kuko urumva ibintu byabaye bibisi, nta kwizera ko Mukura wapfa kuyitsinda uko ubonye, none ako kantu kanabaye. Buriya Mukura yo kayongereye imbaraga, igihe yo kayiciye intege, ariko ndabizi neza ko abareye ubu ngubu nabo babyumvishe, bagomba kuvuga ngo noneho reka dukomfurime ko iyi kipe twagomba kuyitsinda. Nicyo kintu kigomba kuba muri iyo siporo, ariko reka banze bakure umukino wa Muhazi mu nzira, ibindi bize nyuma. Rero mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira intangiriro za weekend nziza, twizere ko muryohewe na gahunda zanyu zose. Bye ciao, turabakunda cyane. Banzure ko wakanze subscribe, ubundi ukandeho, ubundi ufungura akazogera, twibande cyane. Ni Leo Sport TV, channel yanyu, channel y'Abanyarwanda, channel ibagezaho amakuru yizewe kandi ku gihe. Bye naho mukanya amakuru y'imikino nakagaruka cyane.